Yesu ashimwe, reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana by'ukuri abagirana umunsi ku munsi, ndakwifuriza umugisha Uwiteka atanga nuboneke ku buzima bwe. None turi kuwa gatanu itariki 7 ukwezi kwa munani, mwaka n'ibihumbi 2026. by'ukuri abagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Uyu munsi nje kukubwira ngo humura, dore byose Imana ibihinduye bishya. Haleluya! Byose Imana ibihinduye bishya. Ibyo ngibyo wabonaga nk'ibidashoboka, Imana ibihinduye bishya. Ibyo wabonaga nk'ibyapfuye, ibyo wabonaga nk'ibyarangiye, ibyo wabonaga nk'ibitazemera, ari ibintu warebaga imbere y'ubuzima bwawe ukabona ntabwo bizemera, warebaga biri imbere y'ubuzima bwawe ukabona ntabwo bizakunda, ukareba imbere y'ubuzima bwawe ukabona isi kurangiriyeho, ukabona ibyawe birarangiye, ukabona ibyawe biranze birashize. Ariko Uwiteka anumye kukubwira ngo dore byose abihinduye bishya. Ubuzima bwawe Imana ibuhinduye bushya, urugo rwawe Imana iruhinduye rushya, akazi kawe Imana igahinduye gashya, amateka yawe Imana yahinduye mashya, umuryango wawe Imana iwuhinduye mushya. Haleluya! Imana byose bihinduye bishya. Ndagira ngo nkubwire, hari ibintu byakurijije mu gihe cyatambutse, ariko iki ni cyo gihe kugira ngo amarira akame. Hari ibintu byakubabaje, ariko uyu munsi ni cyo gihe kugira ngo umubabaro urangire. Hari ibintu byagutsikamiye, ariko iki ni cyo gihe ngo ibyo bintu bikuveho. Imana ishimwe, umutwaro baguhekesheje ugiye kuva ku bitugu byawe, uburetwa bagushyizeho bugiye kuva ku bitugu byawe. Dore Imana ikubereye Imana, kandi Imana ikubereye umurengezi. Ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe, ibice byaho ni 21. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 3. Haravuze ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri iriya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa bizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Yicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika, kuko ayo magambo arayikwizera. Imana ishimwe. Imana itugirire neza. Bishatse kuvuga iki? Ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe uyu munsi, muri iki gitondo, uyu munsi niba urimo wumva iyi by'ukuri urabagirane, umva ijwi rirenga. Umva ijwi rirenga, rirarenga rivuga iki? Riravuga ku buzima bwawe. Ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Haleluya! Imana ubwayo, ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, ntihagire ikintu kigutera ubwoba kuko uri umuntu w'Imana. Ntihagire ikintu kigutera ubwoba kuko uri umwana w'Imana. Uri umunyamugisha, uri umutsinzi. Haleluya! Ihema ry'Imana riri kuri wowe, ubwiza bw'Imana buri kuri wowe, urukundo rw'Imana ruri kuri wowe, gukomera kw'Imana kuri kuri wowe, igitinyiro cy'Imana kiri kuri wowe. Haleluya! Ntugire ubwoba. Uwiteka Nyiringabo Imana ari kumwe nawe. Uwiteka Nyiringabo Imana akubereye umurengezi kandi akubereye umutabazi. Imana ntabwo izakureka, Imana ntabwo izaguta, Imana ntabwo izagusiga. Imana kuko Imana ishobora byose, kuko Imana nta kiyinanira, kuko Imana ishobora byose. Nta kintu kinanira Imana, nta kintu kinanira Imana. Imana irashoboye,
kandi Imana irahamba. Aravuga ngo kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Umva icyo kintu, izahanagura amarira. Haleluya. Mu yandi magambo, uyu ni umunsi wo guhanagurwa amarira. Uyu ni umunsi wo guhanagurwa amarira, ni umunsi wo gukurwaho akarengane. Imana ishimwe, izahanagura amarira yose ku maso yawe. None ikintu gikomeye kirimo, urupfu ntabwo ruzongera kubaho ukundi. Umva icyo kintu, urupfu ntabwo ruzongera kubaho ukundi. Urupfu, ibyo byakunanizaga, ibyo byakwicariraga, urupfu ntabwo ruzongera kubaho ukundi. Kubera iki? Imana y'amahoro iremye ikintu gishya, iremye ikintu kidasanzwe, kuko ari Imana ishobora byose. Kandi umuborogo, gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Umuborogo, gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere birashize. Haleluya. Ibya mbere birashize. Umuborogo urarangiye, agahinda kararangiye, amarira ararangiye, intambara zirarangiye, amakuba ararangiye, igisuzuguriro kirarangiye, byose ubona byakubabazaga birarangiye mu izina rya Yesu. Imana ikuremeye ubuhamya, kandi Imana ikuremeye ubuzima, kuko ari Imana ishobora byose. Ikuremeye ubuhamya kandi ikuremeye ubuzima, kuko ari Imana ishobora byose. Ni Imana ishobora byose. Haleluya. Ngo kuribwa no gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Yicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Haleluya. Byose ndabihindura bishya. Wamanutse muri komenti ukandikamo ngo ibyanjye byose bihindutse bishya. Ibyawe byose bihindutse bishya. Izina ryawe Imana irihinduye rishya. Akazi kawe Imana igahinduye gashya. Urugo rwawe, abana bawe babandi Imana ibahinduye bashya. Umugabo wawe Imana imuhinduye mushya. Umugore wawe Imana imuhinduye mushya. Ubu ibyawe byose, ngo dore byose ndabihindura bishya. Niko Imana y'amahoro ivuze, ngo dore byose ndabihindura bishya. Byose ndabihindura bishya. Byose ndabihindura. Haleluya. Mana ishimwe, byose ndabihindura bishya. Haleluya. Mana yacu yamamare cyane. Byose ndabihindura bishya. Haleluya. Ni Imana yo kwizerwa, ni Imana itananirwa, ni Imana idatsindwa. Byose Imana ibihinduye bishya. Ubuzima bwawe Imana ibuhinduye bishya. Amateka yawe Imana yahinduye mashya. Haleluya. Byose Imana ibihinduye bishya. Kandi iti, andika. Haleluya. Andika. Ntubyihererane, andika. Andika. Uyu munsi byose Imana ibihinduye bishya. Ibintu byose ugiye kubona ni bishya. Ubuzima ni bushya. Amateka yawe arahindutse. Ibigiye kukubaho ni ariko Mana ushimwe. Byose Imana ibihinduye, kandi andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa, n'ay'ukuri. N'ayo kwizerwa kandi n'ay'ukuri. Mana ishimwe. Ayo magambo n'ayo kwizerwa kandi n'ay'ukuri. Mu yandi magambo, biremwe nonaha, ntabwo ari ibya kera. Mana ndagushimye kuri Imana igira neza, uri Imana irema. Ijambo ryawe riravuga ngo uzaturana n'abantu bawe, ubane nabo, ugendane nabo, uture muri bo, uvugire muri bo. Mana ndasengera umuntu wese wari umurikiye muri iyi gihugu urabagira, muhe umugisha, muhindurire amateka, mwagurire imbago, mwihishurire. Mana rambura ikiganza cyawe ku buzima bw'umumama, rambura ikiganza cyawe ku buzima bw'umupapa, ku buzima bw'umukobwa. Uyu muntu wese wari umurikiye muremera ishimwe, uyu muntu wese wari umurikiye muremera umunezero, muremera ibyishimo. Ba ndanetraliza imbaraga zose
z'abazimu n'abadayimoni, ndanetraliza imbaraga zose z'umwijima, buri imbaraga zose z'abazimu ndazifata mpiri, buri imbaraga zose z'abadayimoni ndazifata mpiri, buri imbaraga zose z'umwijima ndazifata mpiri. Mana, rambura ikiganza cyawe ku buzima bw'umukobwa, ku buzima bw'umumama, ku buzima bw'umusore. Rambura ikiganza cyawe Mana, rambura ikiganza cyawe urengera ubwoko bwawe, rambura ikiganza cyawe urengera abantu bawe. Uyu muntu wari unkurikiye, reka yakire ubutabazi, byose biri ku buzima bwe bihindure bishya. Urakoze Yesu, amen. Imana iguhereze umugisha. Sharinga buno buhanuzi busharinga bugere ku bantu byibuze batanu, abantu batanu basharinga. Ukibikora Imana iguha umugisha. Kora subscribe niba utarayikora, kanda like, comment, wandike utamina, kandi byose bihindutse bishya mu izina rya Yesu. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.